erega njye ntabwo nifuza kubitandukanya. Ndareba igihugu nk'igihugu, ndareba abantu nk'abantu. Na mbere hose n'umugore kumuha agaciro, mpera kukamuha nk'umuntu, nuti nk'umugore, ni nk'umuntu. Hanyuma ibyo bindi by'uko umugore yakora ibi cyangwa umugabo agakora ibi, ibyo biza nyuma, birisobanura ubwabyo, nta n'ubwo njye nagomba no kubijyamo. Naho u Rwanda, nta Rwanda rw'abagore, nta Rwanda rw'abagabo, ni u Rwanda rw'abanyarwanda. Abagore n'abagabo bagiramo uruhare bakwiye bitewe n'ubushobozi bafite. Hari ibintu bimwe no mu muco cyangwa muri ko duteye nk'abantu, hari ibintu usanga bimwe byorohera akazi wumva gakorwa neza, cyangwa korohera umugore kugakora, cyangwa se kakorwa neza korohera umugabo kugakora. Hagahoraho ubwo bwuzuzanye rero kurusha kubitandukanya ngo u Rwanda twifuza ni umugore waba agira atya cyangwa ibyo birasanzwe, bishinzwe, biri no mu muco wacu, cyangwa se mu majyambere dukora ahuza abantu no guhuza ibihugu. Umugore iteka agomba kuba afite icyambere, cyangombwa ni umugore kudasigara inyuma kubera ko ari umugore, cyangwa se nta nubwo akwiye no gutezwa imbere kubera ko ari umugore. Akwiye gutezwa imbere kuko ni uburenganzira bwe, ni umuntu. Icyo kuba umugore ntabwo nahindura umugore ngo mugire umugabo cyangwa umugabo mugire umugore. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu mibereho y'abantu.